uri ukakire bavuga ngo muri Cadillac haba indaya zifite ibinono dore nguyu mumurebe neza. Sinzi igihe iyi video yenda wowe uzayirebera ariko muri iyi minsi igihe ngiye kuyipostinga turi mu gihe umwaka uri kurangira. Turi mu gihe nyine abari ngo Noheri n'ubunane abantu boherezanya ubutumwa bwo kwizihizanya n'ibiki. Rero hari abantu benshi bumva ko ari igihe cy'ibyishimo bidasanzwe. Uyu munsi rero natekereje yuko twaganira kuri iki gihe tugezemo kiba kitoroheye abantu benshi nubwo dusipoza ko ari igihe cyiza ku bantu benshi. Ntabwo rero nshaka kuvuga kuri ibyo bintu ndi njyenyine, ni muri urwo rwego rero mbafitiye umutumirwa. Ndabizi mwaye muzi ko ari injuga ndi kubatera ko amaze iminsi mvuga ngo umutumirwa abari barabirambiwe. Rero uyu munsi wageze, ntabwo nari ndi kubabeshya pe. Umutumirwa arahari. Filette niko abazungu bamwita, ntabwo basi kuvuga fillette. So wamwita fillette, wamwita filette, byose biremewe singo? Nta kibazo. Okay. Ariko nitwa fillette. Okay. Muri kureba fresher uyu mukobwa afite we. Murabyumva gute ngiye agasigara hano wenyine abaganiriza kuko iki se? So kuya kuri mushyashya hari abantu bashaka kubanza kugetinga to know more about you. Aga presentation gato ya wakora nakaye. Ngewe nyine urabizi ko nitwa Fillette. Maze imyaka nk'itandatu hano muri Canada. Ndi umunyarwanda ariko nakuriye hanze y'u Rwanda, nakuriye muri Malawi. So ikinyarwanda cyanjye kirimo ariko nagari cyane, urumva ni gake gake tura improvise a little bit. Nice. Okay, urakaza neza rero kuri Nene Rwanda. It's a pleasure. Okay, turakwishimiye. Ikintu yenda nabaza mbere, uri umukristo? Yeah, yego, ndasenga. Biratandukanye se neza. No, nuko waje kwitekerezaho. Oya, ndi umukristo. Twanajyanye gusenga ariko amahoro. Nose bajya mu rusengero ntabwo ari abakristo nivugiraga. Ntabwo ndi umwisilamu rero najya. Okay. So bivuze yuko wowe Christmas ivuze iki kuri wowe? Kuvugisha ukuri simbizi. Bigenda bihinduka rega. Ibihe ukuntu bihinduka, Noheri nayo igenda ihinduka ukuntu nkireba n'ukuntu nyitwaramo basically. I think ubungubu nyine aho ngeze Noheri ni nka another day iraza nyine mukamenya ko ari Noheri, mukajya gusenga nimba mujya gusenga, nimba mufite famille hano aba muri Canada mukajya muri famille mugateka mukarya nyine mukicara hamwe. Ariko Noheri kuva ndi umwana yari nk'ikintu nyine twishimira. Imana yavutse, Kristo yavutse nyine, urumva tukajya ku rusengero the day before, arafu tugasubirayo nyine kuri Noheri. Mwarangiza nimba famille ishaka gukora ikintu mukajya ahantu cyangwa mukajya mu rugo mukarya mugateka. Ariko yari ifite value yindi itandukanye na value ya hano. Value ya hano abantu ni nko kuvuga ngo nago ba acknowledging the importance of Christmas itself. Twebwe nyine urabizi abanyafrika abakristo Jesus aba yavutse everything ibyo mukora byose biba biri surrounding, you know, Jesus and stuff. Hano it's a regular day. Kako navuga ngo it's changed. Hano it's a regular day. Iraza abantu bakajya muri konji bakajya guteka bakarya. Ariko mbona ikintu gitandukanye hano nuko Imana itabirimo cyane, ni famille gusa aho muri. Urumva iba ari holidays to spend with your family. Ni Christmas, yes, but ni Christmas kubera ko urajya home, urana ababyeyi, urana aba siblings, and then ukabirangiye gutyo. Urumva abantu benshi ntago bajya ku rusengero hano,
and stuff. Niyo wajya ku rusengero ntago wumva ko it's as important to be there because it's Jesus wavutse. You're there kubera ko twaje gusenga. Urumva bavuga ku bindi bintu mostly ntago bavuga ku Imana as much. So ukuntu igihe kigenda kiducaho gutyo, Christmas nanjye yambereyeho nk'undi munsi nk'indi konjiyo twaba tugira nka national holiday gutyo. Okay, muri make video irarangiye kuko ibintu byose nayikubaza ndumva n'umukobwa yangije kubisubiza. Anyways, akomeje ku kintu n'ubundi nyamukuru nashaka ko tuza kuganiraho ni ku bijyanye n'ukuntu namuzanye kugira ngo babe nka example ko ngeyo mbivuga mwari kuvuga ngo ni bwa butesi bwanjye dore ko abantu bakunda wango naratese ariko niba naratese ndamaze. Okay. But Christmas kuntu tuyifata mu Rwanda n'ukuntu tuyifata hano ni experience ebyiri zitandukanye cyane. Ngewe nkiri umwana mukanyuraza kutubwira experience yawe ya Christmas ukiri umwana, like memories ufite n'ibiki byose. Ngewe ku giti cyanjye nkiri umwana holidays narazikundaga cyane kubera ko habaga hari buze Christmas hanyuma hagakurikira anniversary yanjye, so biriya byumweru bibiri bya nyuma umwaka wose nategerezaga igihe tuzabona calendrier papa yifasha akaturuna gutya tukatatubona ngo December naga nzi ngo Noheri Imana yanjye bazatugurira utwenda dushyashya udukweto abandi bana tuzagenda ku rusengero tuzakina n'uwo munsi wiyanduza mama wawe nagukubite. It's just like it's free, like urye uhage urinye uruke byose biba byemerewe on Christmas, right? So rero igihe nageze hano like byarahindutse ariko ntabwo nari narasobanukiwe niba ari kubera ko nakuze cyangwa niba ari kubera ko like circumstance na like environment turimo niba ariyo yahindutse. Ariko ubwo Fiete abikomojeho definitely murabibona ko biterwa na environment nayo ibihinduraho. So Christmas ya hano ntago like twavuga like versus mu Kinyarwanda sinzi ukuntu navuga like Christmas mu Rwanda na Christmas hano dushobora kuganiraho gato bimwe mu bintu biri different, ibintu wakuze uzi ko ari byo bi-symbolizing Christmas ugasanga hano it's not nagari kimwe kwa. So ngiye nageze hano Christmas ya mbere yari nziza to be honest kubera ko haguye snow it was white. No, nkabona I'm just like in the movies. Za filime tujya tureba kona Christmas ko mama we ngo yagiye gukora ngo zo gutanga Christmas tararangira ngo bakajya muri snow akazana gifts. Ariko ngiye gift yanjye ari just like kuba ndi muri Canada n'ababyeyi banjye. I feel like ni kindi se washakaga? Nta kindi nashakaga. It was good. Ni nayo Christmas ngira ngo ya nyuma nishimiye muri izindi Christmas zaje ziri kunzanira like anxiety like na depression ku buryo December igera nkavuga again just like nkumva na skipping cyangwa njya kuryama nkazabyuka twageze mu kwa mbere kubera ko like the spirit is not the same. Nk'ukuntu Fiete yabivugaga mu Rwanda Christmas abantu benshi usanga bariyirije mbere ya Christmas then bakaza gufungura kuri Christmas, haba hari spirit yo gusangira mujya gufasha abakene mu bitaro abana batishoboye like umva ari spirit ijyanye no gukunda Imana no gukorera Imana no kwishimira umukiza ko yavutse uba wumva yuko yaje guhindura ubuzima bwawe. Ariko iyo ugeze hano Christmas abari ni navuga nka Saint Valentin, it's just ikintu kiri like commercial, ni ikintu gusa cyo kugira ngo abantu baraspendinga cyane kubera ko usanga ngo nigeye cyo guhana ama gift ni igihe cyo kiri stressful mu byukuri. Iki gihe kiza kurangira amafaranga uri broke yarangiye no unarushye abasinzi bari hangover. It's just like kuryirangira ntago wagiye gusenga kuri Christmas cyangwa wagiyeyo ariko service ni isaha imwe gusa kandi ugasanga no muri church
ntabwo muri kuririmba za zindi ngo ndashima umusaraba za zindi waririmba ugahita ubona ukuntu Yesu yapfuye ugasanga turi kuririmba ngo Christmas carols mu rusengero turi kuririmba ngo Christmas day biba biri bizarre. Ikindi kintu Christmas ituma inzanira anxiety n'ibiki byose kubera ko reka duhere kuri wowe kubera ko njyewe I'm lucky ndi kumwe na family yanjye ntabwo mba ndi lonely cyane nubwo nanjye nza kuba lonely ariko ndashaka kukubaza nkawe ubwo uraba uri kuvuga kuko hari n'abandi banyarwanda benshi bari hanze y'u Rwanda muri iki gihe cya Christmas aho Christmas bazayikora bari bonyine mu gihugu kitari icyabo like how does it feel ubyitwaramo gute nukuntu wavuze I think nukuntu wavugaga ngo it's very commercialized hano njyewe iyo Christmas igeze mbona ibintu bibiri abantu baba bashaka kujya gukora ngo bakorere amafaranga urumva cyangwa baba bari kumwe na famille yabo imeze nko bafite iyindi holiday hano bita ngo ni Thanksgiving urumva uravuze ko kuri Thanksgiving abantu bavaho bari hose bakajya gusura famille bakaba bari kumwe na famille to be thankful hari igihe nicara nkabona iriya niyo Christmas yabo urumva kuko they're very grateful to have that day it's bagiye kurya obviously ni holiday y'ibiryo ni dinner ariko they're much more concerned actually na Thanksgiving kurusha Christmas so Christmas iraza abantu bagatora trips with their friends bakagenda cyangwa ukajya nyine gusura famille yawe urumva again murakora iyo dinner iyo celebration ariko iba iri small and intimate urumva Thanksgiving wakifata ukagenda gusura yindi famille sibyo ariko kuri Christmas I always feel like kubera njyewe my mind about Christmas mba nikumva mwajya gusenga nimba ufite famille nyine mukicara and stuff hano muricara mugahana izo gifts which is something tutakoze turi growing up urumva nyine ababyeyi barakuguriraga agakanzu keza cyangwa udukweto and stuff kabatekera ibiryo byiza ariko kuri bumwe fanta umubare wose ushaka bikaba byarangiye urumva hano abantu bafite ma list ngo nshaka umusatsi ngo nshaka iki urumva so if ufite family right abantu barabikuzanira and stuff it's not the same iyo uri wenyine so around this time obviously mfite anxieties zo kuvuga ngo okay Christmas iraza what am I gonna do with it urumva nago mfite famille kuvuga ngo ndajya gusura famille urumva mfite abagenzi of course yes ariko abo bagenzi bafite famille zabo nago nakifata nkagenda nkishyira muri famille urumva bari bwabyuke mu gitondo bagafungura gifts baguriranye nawe wabahagaze hari urindiriye ngo barangize urumva kandi nago barangiza it's gift exchange and then you talk about the gifts urumva and then ejo Christmas kaba yaheze you don't talk about it anymore byarangiye that's the thing urumva like ukwezi kose kwa kuri about Christmas and then Christmas Eve like le 24 yarangira actually le 25 ni nkaho Christmas iba yarangiye no irangira kuri Christmas iba le 24 nijoro and then mu gitondo it's just like a day nk'izindi zose mu gitondo bafungura gifts barangiza bakagenda mu byabo bakajya gukora and stuff so nyewe abataryamye bakajya kuryama bakazabyuka ejo so urabona nyewe with that nagwa wakifata ukagenda abantu barakwimvita yes nagwa bwakwimvite for Christmas itself they're gonna invite you for a party days before Christmas urumva because Christmas ni nyine wa mwanya wawo go exchanging gifts and stuff cyane nuko abantu ba hano ku bantu batabizi usanga umwana yagejeje nk'imyaka 17 yatayimuka akavi wabo kuryo usanga amaze nk'umwaka atarabonanye na famille ye so mu gihe bongeye kure connectinga abarakantu baba bashaka gukora just like them mu gafamye kabo to bond twabakongera akatubyutsa bakibukiranya hari ababa bafite ngo filme bajya bareba kuri Christmas hari nyine baba bafite Christmas spirits bafite na rituals Christmas rituals so iyo utari muri iyo famille uba wicaye iwanyu nicyo nashaka kukubaza like nka le 24 uziko abandi bose bari guhavinga fan wowe uri wenyine
like ibyo bintu kopinga nabyo gute kuko it's depressing ni ibintu biba bibabaje uba wumva nyine uri wenyine ku isi noneho na social media yaje hari ukuntu social media itwereka ubuzima butari bwo hari ukuntu abantu benshi bibagirwa yuko ugiye kuri Instagram yanjye cyangwa naho kuri YouTube ibintu bijyanye n'ubuzima bwanjye wamenya ni ibyo ngewe mba nashatse yuko umenya ariko ntago ari reality y'ubuzima bwanjye ndimo so hari ukuntu uba uri wenyine cyangwa uri mu bihe bikomeye kandi ari Christmas ku bandi bantu bishimye wajya kuri Instagram ugasanga abantu bose bari muri bad beach mood abandi bambaye neza makeup on point kandi twese tuba turi kunywa twabyinnye it's just like abandi basa neza kurusha abandi hari ama filters hari ibintu byose wakora nyine to make it look different so sasa wowe ndashaka kumenya yenda ku bandi nabo bari lonely kuri Christmas utubwire wowe ukuntu ubigenza kugira ngo ugabanye kuri iyo depression na anxiety y'uburemere like Christmas ibikuzanira kugira ngo ikuzanire umunezero ibikuzanire just like ibihe bikomeye kurushaho well byarahindutse umwaka wa mbere nyine it was very depressing I think nararize Christmas yose kubera ko nta kintu cyo gukora nari mfite nta nubwo nari nzi abantu benshi hano nagiye nyine muri Christmas dinner kuri 24 the day before ariko 25 nari ndi hariya ndi njyenyine urumva nta kintu cyo gukora mfite kandi hanze haba hameze nk'ahantu nta nubwo wabona n'umuntu uri kugenda sinzi aho baba bari sinzi aho baba bagiye pe urumva kandi hari hanaguye snow so hari hakonje nari nkonje sinzi nimba babizi ariko weather iyo changes na mood zawe zira change hano harakonja ukumva umutwe urahagaze ukumva emotions zose zirarakaye ushaka no gukubita nk'inzu ngigwe kugira wumve bizana na depression bw'ubwabyo utongereho pressure z'ibintu biri kuba hanze ko nago usohoka uragenda urakonja ibinono byava so uyu mukobwa mwiza muri kubona uri ukakire yavuga ngo muri Cadillac haba indaya zifite ibinono dore nguyu mumurebe neza okay inka nizo zigira ibinono ibirenge imbeho ya hano ni danje urasohoka amasenses yawe yose agasohoka nayo abari kumva uzi ko hakonja n'amenya agakonja wajya kurya ukumva nta kintu uri kumva mu kanwa n'ururimi kugira ngo rwabaye nam like nongeye kumva test y'ibintu ugashyiramo umunyu kandi uhuzuyemo umunyu deje urumva rero so bigenza gute ntago wasohoka so you feel confined urumva ko navugaga the first year it was really depressing nararize and stuff ariko ikiza cyayo it's a one day thing urumva cause kuri 26 ubuzima bugaruka muri normal like nanubwo wagira ngo habaye Christmas urumva amashop atangira gukuramo ibintu bya Christmas agatangira gushyiramo ibindi bintu Christmas bayagiye urumva so that first year yari nka lesson kuri ngewe urumva second year of course I tried kugenda nkabona abantu nabo badafite famille kuko hano muri Victoria aho tuba hari aba students benshi urumva hari abandi batabasha gusubira mu rugo for Christmas so baguma hano right so nari mfite nyine abagenzi bakeya umwaka wa kabiri natwe twaragize dukora Christmas twakoze sleepover ariko that's a one time thing you can't always find abantu mwagira ngo mukore Christmas rimwe urumva so with time kubera nagomba shaka kuba njyenyine I find things to do beforehand urumva ukora plans with friends awuzi ko nago bari nacyo gukora nabo bafite urumva mugakora nk'aka famille kanyu kamwenyine kugira ngo namwe mu celebrating you know so you try to do bya bindi bakora bya gift exchange and all of that you know sometimes you know I Secret Santa exactly you know hari indi means you know like the way I've dealt with it is to occupy myself kugira mbe ndi busy so ndagenda nkakora urumva nakora nka amasaha 8
umunsi uba wagiye urumva ku mugoroba abantu bakubwira ngo ujye muri fete cyangwa ukaba warushye ukirira ukaryama umunsi nyine wagiye ariko ibyo ni 24th because 25th ahantu baba bafunze no ariko njye ntabwo nkora mu mashopu nkora nyine ahantu haba zehe so ahantu haba seniors arumva njye nkora nko mu bitaro gutya so you have to be there all the time ntabwo ugira ikonje mu bitaro abantu baba barwaye urumva bakeneye service buri kanya so just having something to do I think it reduces the depression. It takes your mind off of having to think about that. You know, now, Christmas is just like a normal day. Rumba, I'm fitting a ritual for myself. Kuko, you can't always find the people to do things with. So what I do is, and then I just let go of the day. I just want the day to come to me. Now, ndakuvuga ibizungu byinshi. Mu Kinyarwanda ibyo ngibyo bavuga gute? Gerageza. Okay. So nkuko navugaga ibyo nkora ubu ngubu nyine ndabyuka mu gitondo nkasenga nkashima Imana ko yambyukije kunengejeje nyine kuri Noheri urumva narangiza nimba afite akazi nkajya ku kazi nimba nafite akazi ni like nkora ibintu byo kugira I don't feel depressed so self care nyine nkakoresha inzara iyo nabonye ahantu hafunguye cyangwa ntarazukoresha cyangwa nkazinga imyenda cyangwa nanjye nkareba za filime za Christmas bareba ariko nyine ibyo ngibyo nabikoze rimwe nowadays mba tuba turi kumwe yego abaje kuvumba ibyo jambo nyaryo arankunda nibyo yashaka kubabwira ari iyo mfite wenyine tuba turi kujya tukumva umukobwa arakomanze yego ni iwacu ahubwo mama wanjye agira impuhwe nyinshi akavuga harakonje mu muha icyayi ibiryo byose byari bisigaye bakahita babimuha akabona n'ibyo azarya icyo cyumweru cye niko bimeze niko bimeze hano so ndumva warabonye ukuntu ugenda ukopinga ni ukuvuga ngo umuntu nawe wumva ari mu bihe bikomeye nka gutya muri Christmas afite loneliness kimwe ibi ni bimwe mu bintu yakora hanyuma njyewe like impamvu nshaka ko atubwira ukuntu akopinga impamvu nabishakaga nuko njyewe nagiye mfite gutekereza yuko ushobora kwignoringa ko Christmas igiye kuba kandi it's impossible kubera ko like iyo Thanksgiving ivuyemo hahita hatangira muri store usanga bari gushiramo all I want for Christmas iriya ndirimbo nsigaye nyanga intera umujinya ntushobora kubyumva kubera ko aho nakoraga iyo Thanksgiving yavagamo twataga tutagira kumva iyo ndirimbo ku munsi nabaga n'umushinga inshuro 5 bafite playlist batajya bahindura so Maria Kare nta kintu yantwaye ariko numvaga shut up like so biri impossible ko ubona ko wakwignoringa Christmas kuko muri store usanga no say Christmas kuri television kuri Instagram mu nzira it's just like ahantu hose ibiti byose babashizeho amatara ya Christmas hari amazu usanga bakoze wagira ngo ni contest y'abantu bazakora Christmas decoration nziza kurusha abandi biba byose hano so social media so kubyignoringa biri impossible niyo mpamvu ugomba gufindinga ways y'ukuntu ukopinga n'icyo gihe kuko Christmas aba ari igihe kitoroshye so iyo ngiyo ni loneliness kubijyanye na family so ikindi kintu ngiye ko mfite famille it's okay ariko ikindi kintu gituma Christmas inzanira like depression and anxiety nukwera iza like iyongereka kwibutsa yuko uri single it's just like ikaba reality like iri kuzika gukubita gutya mu maso just like ngo yo uracyari wenyine all of a sudden abantu bose baba bafite abantu nukuri pe ugenda muri store ugasanga abantu ni babiri bagenda mu muhanda ugasanga abantu ni babiri ahantu hose muri restaurant sasa Jesus nubwo warya n'amahoro so it's just like
iri kunzanira uburemere like aba ari reminder yuko undi mwaka urangiye ukiri single. St. Valentine's igiye kuza nagituraza. Usko Christmas ingomera kurusha Valentine's Day. Honestly? Yeah. Oh. Valentine's Day I don't care. It's just like ndabizi ko ari fete yo kugira ngo abantu bagurane gift ubundi baryane and that's it. It's more about like sex and all that. Oh. But Christmas it's about love. It's just like utumva like oh my god like nzapfa njye nyine aho bigeze. Anyways, iki kiganiro mba nagikoze ntabwo ari kugira ngo ni exposing cyangwa nkora iki ni ukugira ngo ndabizi ko ari abantu benshi Christmas iremerera nka gutya niyo mpamvu tuba twavuze ku bintu nk'ibi. So tugitangira nawe kuvuga yuko uri butubwire memories zawe za Christmas ukiri umwana ntabwo wigeze utubwira. Izanjye ni nk'izawe. Christmas muri Malawi I think yari different. So muri Malawi Christmas fireworks bazita gute? Ni fireworks nyine. Ni fireworks. So kuri ibishashi ntabwo mbizi fete artifice fireworks ni iki cyato? Ni fireworks. Bya bindi biturika mu Wana muri filimi igiye kurangira abantu bakundana bari kumwe mu kirere kayitaza ngo amatara. Nyine ko ariko hari abantu yenda bazi kuntu bazita mu Kinyarwanda batazi Icyongereza. Abacha bazita amakombora, but that's beside the boy. Besides the point. Anyways, go on. So traditionally kuri 24 tujya gusenga. Ni long church service pay. Kuvugisha ukuri ntago nabikundaga. Banjyanaga by force. Reka nkubwire yatangiraga 6 p.m. tukarangira midnight tugeze kuri Christmas. So for 6 hours uri kumwe n'abantu. The first hour nyine ngo muri gukora youth whatever. Second hour they go through like all these things and then mukagenda in the men church narindu umwana aho ababyeyi bari and stuff and then bagatangira nyine service ya everyone and then mukicara hariya murindiriye ngo Christmas igere padiri asenge dutahe. Mu rugo twaragendaga tukabyina papa nyine yadukoreshaga competition yo kubyina. Whoever dances best akampa amafaranga ya extra yo kurira. The next day urumva nyine umugongo ubwo bakuguriya kenda keza ko kwambara. Twebwe nka family twagendaga to the lake tugahura n'abandi like family friends abatetse and stuff mukarya abana bakoga mugataha nyine Christmas rangiye mu ijoro urumva. So it was like a time where you go to church together mukarya together muga traveling together mukagaruka home together and then on top of that you have the fireworks. Usko abana twikundira fireworks cyane n'urusaku n'ibintu by'akavuyo. Yes. I think my favorite one obviously yari kubyina, like there's nothing more exciting than kubyina against your family to win money. Best thing ever. Good. So nagombaza ngo natsinze kangahe? Obviously waratsindaga buri gihe. Yo nyewe? No. Naro wanyuma buri gihe. Wow, the way I had faith in you. Sha. It's sad. Kera ndo umwana ntago narinze kubyina. Ngira ngo mu Rwanda bo baracyabikora kuko bajya gusenga. Sinzi muri iki gihe ariko hari ubukene bwinshi. Speaking of which nubwo twibanze ku bintu twebwe bitubabaje hano, our heart goes ku bantu in general. Iyi Christmas tuvuge hari abatakaje muri uyu mwaka abantu benshi barapfuye shaho. So ku bantu iyi ari Christmas ya mbere bagiye kugira yenda watakaje umubyeyi, yenda watakaje umwana, yenda ugize divorce, kwa ko Christmas ari cyagiye famille yongera igahura, ariho handi ugenda muri famille abashangazi bakajya kubaza ibibazo by'ubucucu. Speaking of which tugomba kuba like mindful ibibazo tubaza abantu. Tumaze umwaka tutabonana, nagize divorce urabizi ko ari ibintu bidashimishije, ubwo turicaye imbere y'abantu bose uri kumbaza ngo amakuru ngo y'umugabo wawe. Nese ubwo amakuru wayamenya right? Ukabona like ntago ari opportunity yo kubyutsa ibisebe byose cyangwa ngo utangire ngo base ngo umugabo like uri kunyibutsa yuko undi mwaka urangiye ntakoze ubukwe. Obviously nanjye narabushakaga no ngo nturabyara urabona umugabo
like uruininze Christmas y'umuntu gusa kandi en plus bibabasha kubera ko uri kubibaza in public ni mu gihe abantu bose baba bicaye aho ngaho akaba ari gushaka gusa just like nabo batangira kubyibaza creating igikomere nk'icyo yenda ugasanga kuri bamwe ingiza ari Christmas ya mbere ibaye ari aba jobless like badafite akazi so ubwo turagira ngo dukomeze umutima abantu bose bari mu bihe bikomeye cyane muri Christmas noneho hari n'abantu in general turavuga ngo ni Christmas gusa mu gihe cyose kubera na genocide yakorewe abatutsi usanga buri gihe cya Christmas baba bibuka yuko like Christmas umuryango wabo wose warashize kwa so it's just like muri holidays ndagira ngo tujye twibuka yuko tugomba kuba nicer like ugerageze worohe ube umwana mwiza ugire kindness practice kindness aba ariyo gift uvuga ko niyo nahaye abantu abishoboye yuke kujya gufasha abatishoboye and then Imana izabashoboye yeah that's a wrap mwakoze kubana natwe rero mwihangane niba twabazaniye umwuka w'akababaro muri gihe cya Christmas ariko ni ibintu numvaga biri ngombwa ko dushyiraho hanze ku bantu bumva bafite Christmas ibababaza cyane ntibagire ngo bari bonyine ni ibintu bisanzwe n'abandi bantu bose ubona bisetswa bashyize excuse me kuri Snapchat ibyishimo byabo nabo iyo batashye wasanga bajya mu mashuka bakarira so kubera Christmas emotions ni nyinshi pe it provokes a lot of emotions ikuzanira ama memories udashaka ama memories ushatse ama memories utaruzi ko ufite so on a more bright note Merry Christmas ding 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 and a happy new year bari kwinaga rero fido ya nyuma y'umwaka rata apana happy new year Merry Christmas ariko tugomba kumara ukwezi kose tubabwira of course so cheers